Ikaze bakunzi ba semugeshi bayingana Dossier analytique umugoroba mwiza igicamunsi n'igitondo cyiza kuba twumva kuri izo ngengabihe. Reka twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Icyemezo cya Emirati zunze ubumwe z'Abarabu zo kuva mu bihugu bya mbere mu isi byihurije hamwe bicukura bitunganya kandi bikanagurisha petrol kurusha ibindi mu isi Opec kigiye kunyeganyeza imimerere isanzwe y'isoko. Icyemezo cyemejwe cyangwa se uyu mwanzuro wemejwe, Emirati z'Abarabu zemeje ko tariki ya mbere Gicurasi bagomba kuba bavuye muri Opec. Bifite ngaruka ki? Birakomoka kuki? Nago biri kure bitero Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye ku gihugu cya Iran. Iyi myanzuro rika bigiye kunyeganyeza isoko muri rusange. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu cya gatatu kitunganya kandi gicukura kikanatunganya petrol nyinshi mu isi, cyane ko imibare igaragaza ko nibura 1/8 cya petrol Opec icuruza mu isi yatangagwa na Emirati z'Abarabu. Bivuze ko nibura utugunguru hagati ya miliyoni 2 kugeza kuri 3 n'igice buri munsi Emirati z'Abarabu zadutunganyaga kandi zikatugurisha nyine biciye muri Opec. No Opec isanzwe yihari isoko, cyane ko nibura utugunguru miliyoni 22 aritwo Opec igurisha ku munsi. Kuva rero kwa Emirati z'Abarabu muri Opec bisobanuye iki? Niki bigiye kungura kino gihugu kimaze iminsi gihanganye n'ibibazo by'ubukungu bishingiye kuba umuhoro munsi ufunze? Ese Emirati z'Abarabu zabazirengagije inyungu zihuriweho bagatekereza kubaka ubukungu bushingiye kuri bo ndetse no kugena ingano ya petrol bacuruza cyangwa se banacukura, cyane ko ibihugu biri muri Opec bigira ibyitwa production quota. Production quota itegeka igihugu ingano ya petrol bacukura niyo bashobora kugurisha. Mu Emirati z'Abarabu n'ubundi mibare mfite hano igaragaza ko yajyaga itegeko cyangwa se iyi production quota kuri Emirati z'Abarabu basabwa kutarenza utugunguru miliyoni 3 ku munsi, nyamara bamaze iminsi bashora cyangwa se ishoramari ryabo rigana cyane cyane mu kubaka izinganda no guteza imbere ibikorwa byo gucukura petrol no kwitunganya ku ngano nini. Ni Emirati z'Abarabu zibarwa ko zifite ubushobozi kugeza amaginga ya bwo gutunganya no gucukura utugunguru miliyoni 5 ku munsi. Ibi rero bigiye gufasha no kunganira ubukungu bwabo, ariko kandi birasiga icyuho gikomeye cyane muri Opec, ndetse byumvikane ko n'isoko mpuzamahanga rigiye guhungabana. Niki Opec ifasha mu bucuruzi mu isi? Akenshi ibijyanye n'ubucuruzi abizi by'ubukungu murabizi byitwa demand and supply ku isoko. Iyo petrol ari nyinshi mu isi cyangwa se n'ibicuruzwa ari byinshi, birumvikana ko ibiciro bijya hasi. No kuvuga ngo iyo ibikenerwa ku isoko biruta kure cyane ababikeneye, birumvikana ko competition cyangwa se niyo monopoly bamaze gucika, ubwo ibiciro byo bita bigwa hasi. Hanyuma rero iyo ibikenerwa ari bike ugereranije n'ababikeneye, nibwo ibiciro bitumbagira. Ngira ngo ibi muri kubibona n'ingaruka byagize ku ruhando rw'isoko mpuzamahanga, kubera ko nk'ubwo umuhoro munsi urafunze nibura 1/5 cyagaze na petrol byacuzwaga mu isi byacaga muri uriya muhoro wa Hormuz. Ubwo bivuze ko kubera ko impamvu ibiciro byatumbagiye nuko ibikenewe ari bike ugereranyije n'ababikeneye. Ndumva iyi ngingo muri kuyumva cyane. Ubwo rero ahangaha Opec ikikora igerageza kuringaniza cyangwa se gushyiraho mu buryo buhuye. Opec imenya neza ko ibikenewe ku isoko bihuye n'abahari ibyo bakeneye. Ni ukuvuga ngo Opec ikora ibishoboka byose petrol nibe nyinshi ku isoko cyangwa se ngibe nye. Ni ukuvuga ngo bakora ibyitwa price stabilization, bagena ko ibiciro biguma hamwe nibize gutumbagira kandi nibize kujya hasi. Ni rero Opec ikora, ndetse isanzwe irimo ibihugu bitandukanye bibarwa nk'ibya mbere binafite nyine cyangwa se bitunganya iyi petrol mu isi bikanayicukura ku bwinshi. Ni Opec. Ibihugu kwibanze harimo Iraq, Arabia Saudite ari nayo igira ijambo cyane muri Opec, hakazamo igihugu
cya Emirati z'Abarabu, Iran, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Libya, Algeria, Angola, Gabon, Guinea Equatoriale ndetse na Repubulika ya Kongo. Ni bihugu binyamuryango bya OPEC ari nabyo nyine bicukurwamo bikanabagaragaramo iyi petrol nyinshi kurusha handi mu isi. Iki cyemezo cya Emirati z'Abarabu cyo kuva muri OPEC no mu gihe ibiciro n'ubundi bisanzwe biremereye muri iyi minsi no mu gihe umuhora Hormuz utarafungurwa bigiye kongera guhungabanya ibiguzi cyangwa se bigiye kongera guhungabanya isoko muri rusange. Impamvu ni yihe? Mu kanya katambutse Perezida wa Amerika Donald J. Trump akiza ubutumwa ku rukuta rwe rwa Rio. Donald Trump avuga ko Iran ngo yamumenyesheje ko irimo irarangira cyangwa se iri gusenyuka, bapropoza Perezida wa Amerika ko bafungura umuhoro wa Hormuz, hanyuma ngo bigakorwa vuba bishoboka kuko nibwo bashobora gukora ubucuruzi bushobora kuramira ubutegetsi bwabo buri guhananuka. Ibi rero ngo biranahurirana nyine n'ibihano bamazemo iminsi bisa nkaho byagiye bigasa nkaho bizitira bikanakanda ubukungu bwa kira gihugu cya Iran. Ariko rero kibitangaza abategetsi i Tehran nabo bataripfana bahise basubiza bavuga ko ibyo yatangaje ari ibihuha. Nk'ubu kuri BRICS News, Iran's show no signs of corruption despite US President Trump's claims. CBC reports yasemeza ko nta hanguka ry'ubutegetsi cyangwa se guhananuka no gusenyuka k'ubutegetsi bigaragara muri Iran, binagendanye nuko nyine yari yabitangaje Perezida wa Amerika Donald J. Trump. Nyimuvugaho murabizi ko uyu munsi waranzwe n'uruzinduko cyangwa se urugendo rw'umwami Charles wa gatatu ubwami bw'Abongereza n'umwamikazi Camilla bakiriwe na Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero ubwo yagezaga ikiganiro ku banyamakuru hariya muri White House yanabaye nk'utebya avuga ko buriya ngo nyina umubyara nyina wa Perezida Trump ngo yigeze kugira crush cyangwa se ngo yakundaga umwami Charles bakiri bato. Yabaye nk'utebya byanasekeje abantu. Ni nyina witwa Marie Anne McLeod Trump, umubyeyi ubyara Donald J. Trump, ngo bakiri bato rwose ngo yakundaga umwami Charles. Uyu mubyeyi yapfuye cyangwa se yasinziriye muri 2000. Hanyuma rero tukivuga kuri ibi by'umubano w'ubwami bw'Abongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umubano ariko kandi unihariye cyane kuko amateka agaragaza ko ubu bwami bw'Abongereza bwakolonije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bamwe mu batuye Amerika n'ubundi bagizwe n'imiryango y'abahunze itotezwa mu Bwongereza. Bukurikiye amateka yuko abaturage bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi n'ubundi bakomoka mu miryango itandukanye ari mu Bwongereza. Unasanga hari n'ibice n'ubundi hariya muri Amerika bikitirirwa amazina y'Abongereza nka New York, bafitemo ibice usanga Scotland, bafitemo ibice byinshi n'amazina yitiriwe cyangwa se imijyi. Elizabethtown yitiriwe abami n'abamikazi bagiye bayobora ubwami bw'Abongereza. Ni byinshi bahuriyeho, ndetse nyine na George Washington ufatwa nka se wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari umwongereza mbere gato yuko afata ubwenegihugu mbere yuko nyine bakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kitwa umunyamerika nyine yahoze cyangwa se yari umwongereza. Hanyuma rero nyivuga kuri ibi ngibi na nyine kuva ku mubano wihariye w'Ubwongereza na Amerika, ubwami bw'Abongereza bwahamagajeho ambasaderi w'igihugu cya Iran hariya mu Bwongereza. Afite byinshi ubwo nyine yaragiye kubazwa. Ambasaderi rero wa Iran mu bwami bw'Abongereza yitwa Sayed, ndebe neza uyu yitwa Sayed Musavi, ni ambasaderi wa Iran mu bwami bw'Abongereza yahamagajweho hariya. Then ubwo bafite ibyo bagiye kuganira, ariko nihamagara ribaye mu gihe n'ubundi umwami Charles ganira na Trump cyangwa se ageze hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nyine bize bikurikirana cyangwa se binajyane nuko no mu byaganiriweho harimo ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwo hagati, ariko n'uruzinduko rw'umwami Charles mu by'ukuri abagize inteko ishinga amategeko y'ubwami bw'Abongereza Turn Down Street batifuzaga, nago bifuzaga ko yagera umwami Charles yasura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko arashize n'igihe kinini umwami cyangwa se umwamikazi w'Abongereza atagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nago babyifuzaga ko hagera bitewe nyine n'umwuka w'intambara uhari n'uruhare Amerika iri gushinzwa mu ntambara ziri kubera
hirya no hino mu isi. Hanyuma rero tuve kuri iyi nkuru tugaruke gato mu majyepfo ya Liban. Isiraheli yatangiye gushushanya amakarita mashya muri Liban. Ibi ni ibitero biri kurimbura ibyaro imijyi iri kurimburwa icyarimwe. Aha ni muri Liban, mu majyepfo ya Liban. Ibice byiza rwose muri geography, ni ibice byiza by'imisozi n'ibindi bigiye bitandukanye. Isiraheli iri kurimbura ibyaro, mu by'ukuri yashaka gushushanya imirongo mishya. Aha hose muri kubona ni ibitero Isiraheli kuhagaba igasenya ibyaro, kandi titaye kumenya niba harimo abaturage cyangwa se badahari. Bo bari kuvuga ko ibyo bice bituyemo abarwanyi ba Hezbollah. Ngira ngo murabona uburemere bw'ibi bitero. Niba ari igitero gishobora gukubita inzu ikazamuka, kutekereza abayirimo mu by'ukuri kubabonaho biba bigoye cyane. Ibikorwa by'urugomo rero cyangwa se ubwicanyi buri gukorwa, isi iratuje iracecetse. Ni nabyo umunyamakuru Noneho yavugaga. Isiraheli ikomeje kurasa bikomeye. Nibura aha yarashe n'ahitwa ari Kinatra, ni mu karere kitwa Marijayuni. Ibi ni ibitero bya gatatu byumvikanye muri kino cyumweru gusa. Ni ibitero bya gatatu, turi kuwa kabiri. Byumvikane ko nibakomeza uko rwose iki cyumwe kizajya kurangira abaturage hari abashenga baje bikomeye. Hanyuma rero Isiraheli ngirashaka kari agace gasangwa ari buffer zone, irashaka gushushanya imirongo mishya y'ikarita, kuko yari yavuze ko n'umundi izakomeza paka ku mugezi wa Litani ariho izagarukira, ntigomba kugarukira nk'uko bari babyemeje. Ibi byose rero birajyana n'ubundi n'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikorwa byabo bya hato na hato bitavugwaho rumwe bijyana nyine n'urugomo bari gukorera abanya-Liban. Ni mu gihe rero umunyamakuru Christopher Herari w'igitangazamakuru DD Geopolitics we yari yageze mu muhora wa Hormuz. Hanyuma twinjire muri iyi nkuru ya Russia Today. In terms of ship traffics, we are seeing very little movement. Christopher Herari wari wageze neza ku muhora wa Hormuz. We have seen some of remains of various ships that were stuck and sunk during the war, but overall the situation is very calm. Yageze ku muhora wa Hormuz avuga ko kubijyanye n'ubwinshi bw'amata bagaca muri aya mazi y'ubucuruzi bitakigaragara, nyine bijyanye nuko uno muhora wa Hormuz ufunze. Hanyuma rero bigaruke binakomoza kuri ingingo cyangwa se kubyo Perezida wa Amerika yari yavuze ko Iran ngo yamusabye ko bafungurura muhora wa Hormuz kugira ngo bashyire ibintu ku murongo, cyangwa se Iran yongere ubucuruzi bwayo bugende neza. Ibyifuzo bya Amerika ndetse n'ibyemezo bya hato na hato bari gufata binajyanye nyine no kuba ibiganiro byari byitezwe nta biri kuba, cyangwa se nta n'ikimenyetso kigaragaza ko ibyo biganiro bishobora kuba. Ibi kandi bikanakurikirwa rimwe na rimwe n'imyiteguro ya hato na hato igaragaza buri mande. Iran ivuga ko yiteguye bya gisirikare, Isiraheli nayo ikemeza ko yiteguye bya gisirikare. Ni impande zombi ziri kugenda zishotorana muri rusange. Ndabashimiye mwese mudukurikira, mbifurije amahoro n'umugisha. Imana ibahire kandi ibarinde mu byo mukora byose.